ese ko ndi guhumiriza nkabona umugabo wikoreye isafuriya kandi iyo safuriya igashyirwamo amaboko n'isi yose gusobanuzi isi yose ukuri kuyifataho kandi uwo mugabo ko yikoreye isafuriya nshyashya uvuze ngewe ndi guhumiriza nkabona umugabo yambaye ikanzu yera yikoreye isafuriya abantu bari kugenda bakoramwe yikoreye babasobanura ubwo buhanuzi njye sinzi njyamaye ndoti byari bigewe hano hari umuhanuzi musobanuzi uramugabo n'umuhanuzi ndahumiriza gutya nkakanguka nkabura umuntu mbonye umugabo yikoreye isafuriya nziza itariho imbyiro isafuriya mbona abantu bose nk'isi yose bari kujya bakozamwe amaboko ubwo buhanuzi njye sindi umuhanuzi n'abantu ariko mbonye umugabo uyikoreye ku mutwe mana wowe n'abanzi bangenda shaka kumenya urutundi bazaniye ngo bazanyica nawe urambwira ngo uzankiza kandi usanzwe witwa umukiza shyira imvugo mu bikorwa mana wowe n'abanzi bangenda shaka kumenya urutundi bambwiye ngo bazanyica nawe urambwira ngo uzankiza kandi usanzwe witwa umukiza ushyira imvugo mu bikorwa kandi bose bavuga ko bajya mu ndangamirwa hese ko ntawe muri bo ntawe cyaza kanyombye twagiye na manibu ntawe nzahataha nzaho yiriwe iyo agiye mu ndaya ntahangeze namamagara ngo agiyeyo ubwo urumva nabashinza ko bajya mu ndaya narabafashe ndasambanye nabo ngereza njya nkunda inkuru ngewe inkuru ngenza kuri YouTube nje kwamamaza indirimbo nakoze nkaza kuri YouTube mvuga icyagaragariye abantu bose mu byukuri mujye mumbara ntimumbaza amazina gakeya ahiwanyu ndacumbitse mubiri we ndabizi nzakwamburwa wishuka wavuye mu gitaka ni nacyo uzasubiramo nzakwamburwa yewe bizina uzashira iwacu mu ijuru sinzongera kubabara yewe wasiwe ijuru ntabwo bikiri inkuru mbarirano cyangwa se ibihuha nk'uko benshi cyane byabagoye kwemera no kwakira yuko Vava cyangwa se uwo benshi bamenye nka Dorimbogo yaba yitabye Imana dore ko muri aya masaha y'umugoroba ho kuri uyu wa 27 Nyakanga 2024 ubwo inkuru yacicikanaga ahantu henshi cyane hatandukanye ivuga ko Dorimbogo yaba yitabye Imana abantu benshi cyane bakomeje kuvuga ko byaba ari ibihuha bijyanye nuko cyane abantu benshi cyane bamukundaga bari banamuzi muri rusange ku biganiro bitandukanye agenda akorera hano ku mbuga nkoranyambaga kuri za YouTube mu myaka ishize 3 igiye gushira nibwo abantu benshi cyane bamenye uyu mwana w'umukobwa wari umukozi wo mu rugo rw'uwo twita Raila cyane ko niho abantu benshi cyane bamumenyeye ubwo yatangaga ikiganiro avuga ko ari mushiki wari ministry icyo gihe Bamporiki kuri ubu nawe uri kugororerwa mu igororero rikuru rya Kigali Nyarugenge cyane ko abantu benshi cyane banakurikiye impano ye uko yagendaga asubiramo ibihangano by'abahanzi batandukanye bahano mu Rwanda binagaruka cyane ku buryo abantu benshi cyane bamwishimiye bakanamukunda byaje no gutuma abona inkunga zitandukanye cyane ziturutse mu mpande zose z'isi ku banyarwanda n'inshuti z'u Rwanda cyane bamukunze kugira ngo bashe gukora indirimbo yiwe yari yabaye kimenya bose yitwa Dorimbogo. Dorimbogo indirimbo ikimara gukorwa yararebwe cyane bikomeye kuko kugeza uyu munsi wa none irenda kuzuza miliyoni ku rubuga
rwa YouTube. Yagiye abona abantu benshi cyane, gusa akunda kuba ari umukobwa wihagararaho kandi udakunda kuvogerwa cyangwa se kumenyerwa mu ntege nkeya yaba afite, cyangwa se witwaje icyo waba uri cyo kugira ngo wowe ubashe kuba wamukoresha wowe icyo ushaka. Abantu benshi bagiye bamumenya, akaba umukobwa abantu benshi cyagiye bagiye bakunda kubera ko ibiganiro byinshi yagiye akora ku ma YouTube atandukanye hano, abantu bagiye bamwishimira cyane. Kuri ubu rero akaba yari amaze byumweru bigera kuri 3 arwaye mu bitaro bya Kibogora ho mu karere ka Nyamasheke. Bamwe mu bantu twanagaya cyane bagiye bavuga ko ari pranka, ari kugenda akora akikemo n'abo banyamakuru batandukanye, nyamara Vava yararembye cyane, dore ko benshi cyane kuri kugenda bahwihwisa ko yaba ari amarozi yaba yamuhitanye, dore ko kandi byanaturuka kubwo yavaga gusura iwabo. Hari ibihe yagize yajya mu rugo iwabo, hari byari byabayeyo. Icyo gihe akimara kugaruka, Vava yagize ikibazo gikomeye cyo kugaruka avuga ko arwaye. Ntabwo byatinze, yahise ajya kwivuriza muri ako karere k'iwabo ka Nyamasheke, ariho yari amaze iminsi arwariye mu bitaro. Icyo gihe abantu baje kubona akavideo kakwirakwijwe n'umuntu umwe wo kuri YouTube avuga ko yaba ari prank, ariko Vava yararembye. Benshi cyane bagenda banahwihwisa ko yaba ari inda yaba yarakuyemo y'uyu mugabo bari bamaze igihe bacuditse bakubenda gukora ubukwe witwa Dr M, ariko nabyo byari bivuga kuko bivuga ko yari yaramaze kurogwa, ndetse uburozi bukomeye cyane. Yarozwe n'abantu b'iwabo bari batishimiye iby'iterambere rye. Ni ibintu bisanzwe, gusa dutegereje icyo autopsy izakora, izagaragaza ku bijyanye n'icyo Dorimbogo cyangwa se Vava Juru nk'uko ryo zina ryo mu muziki benshi cyane bazi yaba yarazize. Ubwo ibindi byo tuzamenyesha amakuru yacu ari imbere. Reka twihanganishe abasigaye bo muri uyu muryango, tubwire n'abandi gutabara abasigaye, kuko ni ingenzi kandi umuco kama w'Abanyarwanda, kandi ni ingenzi cyane mu buzima. Ikindi cyo hari ibiganiro byinshi cyane agiye akora, gusa hano hari icyo twabahitiyemo, kimwe mu biganiro yakoze mbere y'uko yitaba Imana, kugira ngo unagaruke munatekereze munumve neza cyane Dorimbogo cyangwa se Vava Juru yari muntu ki. Rero reka tubabwire ngo mukomeze kwihangana kandi mukomere, kandi banabereke yuko hano ku isi ntago ari iwacu. Hano ku isi turi abagenzi, kwa data ni mu ijuru. Niyo mpamvu dusaba ngo tugire neza, twigendere kandi twiyoroshye, tugire neza kandi tubare n'abantu bose mu mahoro. Kiruta byose kandi dukiranire ku gato no ku kanini, kuko ibyo duharanira, ibyo turwanira, ibyo tumaranira byose tuzabisiga, kandi twavuye mu nda y'isi ntacyo twambaye, tuzabasura ntacyo twambaye. Rero mureke dukiranuke ku gatoya no ku kanini, kugira ngo ubwo tuzaba turangije urugendo rwacu rwa hano mu isi tuzabashe kwakirwa neza kwa data, kandi duhore twiyejeje kandi duhore dutunganye, kubera ko iyi si iraturushya, iyi si iratugoye. Ariko igikuru ni uko abazi Imana yabo bakanakiranuka, abo ngabo nibo banyamahirwe nabo banyamugisha. Rero reka tubareke mwumve iki kiganiro twagiranye na Valentine Juru mbere gato yuko aza kurwara, ari nabwo uburwayi buje kumuviramo kwitaba Imana. Vava Juru, Imana kwakire mu bayo. Iwacu mu ijuru sinzongera kubabara, yewe wasiwe mu ijuru ntabwo uzibukwa. Iwacu mu ijuru
ihangane komera hari aho tuzaruhukira uyu mubiri murakoze cyane Vava hugiye muri iki se muri iyi minsi ndi gukora indirimbo ariko numvisha ko indirimbo Dusabimana Emmanuel iraya kera se oya nshyashya ngo y'amatora iri imaze iminsi reka nshimire na minisitiri w'urubyiruko yarakoze kuyipostinga iriya imaze iminsi irashaje imazeho igihe ase Vava akangoza akabazo k'amatsiko hari na wenda nawe urabizi abantu bakubwira ko uririmba neza cyangwa nabi nta muntu ujya umbwira ko ndirimba neza iyo naririmbye nkabona icyo nshaka ndaririmba naba naririmbye nabi naba naririmbye neza ndirimba hari icyo nshaka iyo nakibonye nshima Imana ariko kandi ndamutse naririmbye icyo nshaka sinkibone sinakongera kuririmba ubwo ikintu ubushaka ni Vava ese twese twazinduwe n'iki se twazinduwe n'amaramuko naririmbye singira icyo mbona sinakongera kuririmba kandi naririmbye nabi nkagira icyo mbona we ntiwambuza kuririmba kandi hari icyo nakuyemo none se ubundi wakoze ariyo passion yawe ariyo mpano yawe mu muziki ngiye nabatijwe mu badivantiste ndirimba muri korali y'abana nyuma ndirimba muri korali y'urubyiruko ngiye ntaribagirwa hari akavido nari ndimo ndumva babara akakantu ngakumvisha ngiye ndashaka akakantu ko kakubazaho umbabarire babara akakantu ngakumvisha wakambajije se utagiye kujya kugashaka oya uyu muntu ari na hano ngiye se mvuga umuntu yagiye ari hese ko hari abantu benshi jewe nitembereye mu ijoro natunguwe nuko inzu y'umuntu yanditseho amazina ye ngo hehe we ndiyo nindi topi ngo mu ijoro akira niba mbeshya Imana impane byiteka nararitambagiye uyu Mariya abantu birirwa basuzugura twaribonaniye Joseph naramwiboneye Moses twarahuye Mariya wabyaye Yezu naramwiboneye aba hantu muri departement ye God have mercy upon us uyu muntu yavuze ngo uri gusaka umupira w'umweru n'umuheni noheri uyu muntu uyu ngo amunaga uyu ngo uri kureba avuze ko ngo yahuye na Mariya nyina wa Yesu ngo yigire mu ijuru bwe wabyumviye Vava ibi bintu ese wabyemeye wowe njyewe nagira ngo nanjye numve ibitekerezo byawe mva njye ntimukajye muntesha umutwe nakubwiye ko umuhanuzi nemera muri iki gihugu ni Pastor Mignone na Nyirapasika bitari ibyo bandi ntubambaze ubwo ngubwo si yawe ndarakane yagaye Vava bite n'wenda naho mwahuriye sindababonaho na rimwe ariko ubuhamya bwabo bwaramfashije dore urusengero rwe rubano hepfo inde rwa Mignone dahira de naho hepfo no hepfo nzakujyanayo none se Vava ubuhamya bwatumye ukomfirima kari we muhanuzi Nyirapasika ngiye se umuntu watekeye Imana ubugari muzi howe yagiye kuri Ndabirambi watekera Imana ubugari ati Yesu weho naswa n'umwuka wera ati nimuze hano murya buno bugari none ahangaha Imana yohereza umugabo ngo araza araburgira burangiza kwamusigira igikapu kirimo ibitenge ngo n'ibihumbi 60 nago wamubonye ubwo buhamya Vava warabyemeye narabyemeye yatekeye Imana ubugari ubwo saburishije kandi bavuga ngo Imana ni iry'imboga ati Yesu naswa n'umwuka wera muze murya buno bugari hano kanakumira kandi muburiraho nacyo Nyirapasika turamwumvishije Mignone we Mignone ngewe ndamukunda cyane kuko akorera Imana cyane ndetse mvuze ngo icyubahiro cye kirangana n'icya Fast Lady muri iyi si ntago naba mbeshye ahubwo niduhura nzamubaza ko nta kintu bapfana sinzi nimba tuzahura ariko niduhura nzamubaza ko nta kintu apfana na Fast Lady rero uriya mama akora imirimo myiza cyane kandi arafasha ese Fast Lady ninde ni mukecuru wa Anaya hoya none ese Vava nk'uramutse na Fast Lady ijambo wamubwira niriye yewe ntago duhuye nyine mbabaririshwe muhuye se duhurire hese duhurire dahantu mwahurira hambere nihe ufite indirimbo yamamaza umugabo we
urumva n'ahantu mwahurira none se abahanzi bose bo mu gihugu bazamamaza umugabo we niko azahura nabo kucyumva ko mutahura wowe umva se duhuye maze Yesu we ibaza ariko ngo tugahura nkese nkanjye tugahurirayo mu by'ukuri sute mu karere ka Gasabo reka ibintu mbigusobanurire nanjye ndumuririmbye nuvuga ngo iyo amatora ageze abahanzi batuye muri ako karere ndakeka indimba yawe uko byagenda kose wayijyanye ku cyicaro cya FPR yagwa mukiza nkamenya mpinguka he nta n'ubuza cyicaro cya FPR kibasa nugucya kuri YouTube gusa cyane bambajije ko bayintumyijeho navuga ngo iki bambaza tuje aha ngaha indirimbo ninde wayiguhamagaje aha ngaha muri ibi biro byacu wavuga ati nabakora indimu ndayibazaniye twarayigusabye se twarayigutumye ariko akumiro karagwira noshe mutwe ikibuno ryashutse amabyi bitazajyana ugiye muri FPR ntabwo bagutumisha ngo uzanye indirimbo yanyu yande se yande ya Vava ariko dore imbogo wagirirwa uwo mugisha bayakiriye ariko kandi ntiwagenda ngo uraje ngusanye indirimbo wayitumijweho nande se ndayigutumye abahanzi batemere Gasabo ngiye amakuru mfite nuko bajyana ibihangano bigakompeta mva ko arabahatuye nyirazo nge ndahatuye ko macumbitse ariko ucumbitse n'abari wanyu mbabaye ubwo uzagiye amasheke rero urahura n'umugabo agasebe hari irastege hagaragwaho n'umugabo agasebe nyama nuko uri kwipfobya mu muzahura duhurire he kandi dore ndaguhanuriye uri umuhanuzi se bahanuza muri Messi ndabaza muri guhanura ibinyoma nzazana Theogene aguhanuriye muri guhanura ibinyoma wasanga uri guhanura nka Noheri ngo noneho Imana yisubiye oya yisubiye ite ngo kubera ko basakuje bakabivuga kuri YouTube ngo Imana ngo yisubiye ese undi Imana irisubira Imana yisubira ku ijambo yavuze ariko hari abantu Imana izakubita umunsi umwe kandi ngenda babwira ni Yesu na se nta mikino bagira mwababeshya muzakubitwa n'abagabo mutazi mwabanyaho mukina nabo barane bakina none se Vava igihe cy'ikibazo cy'abatsika mfite kandi ikibazo cyo kubaza ndakeka nta muntu wakikobaza ahari Vava ugira idini usengeramo nge ndi umudive sinkubwiye ko nabatirijwe mu badive nkarimba muri kwari y'abana nkayivamo nkajya mu y'urubyiruko ubahiriza amategeko y'abadive ntago nyubahiriza ngewe nzinduka nirira ibiryo bishyuhije ku isabato ngewe byo ntibabimbe hari indirimbo zo mu badive zagufashije Vava nyinshi cyane imwe muri zo iya mbere iravuga ngo imuhira hahirwa hari urukundo byose biba amahoro hari urukundo ineza nyinshi mu rugo hari ibyishimo bisa hari urukundo nyamara Vava yavamo n'umubwiriza ngenda ayikunda iyo ndirimbo niye korari cyane mu gitabo indirimbo mu gitabo bakunda kwicuranga mu bihe by'ubukwe bari gukimbagira tu Vava iyi ndirimbo y'ubukwe wakoze ni izenyu ari indirimbo y'ubukwe wakoze isora abageni niye nyungu yaguhaye nge nkora indirimbo nyinshi hariyo wakoze isohora abageni burya iyo nayikoze bakamamagara ati ngwino uririmbe bakampa ibyo 20 cyangwa 30 urumva ko binsigiye inyungu ese Vava ngiye kanwaza akabazo k'amatsiko ngewe story yawe sinayumvishe cyane uva Nyamasheke ese Nyamasheke ugera i Kigali bwa mbere ikintu cyagutunguye ikintu cyantunguye ugera i Kigali bwa mbere cyagutunguye uginguka ndashaka ahantu mu marembo ya Kigali winjemo bwa mbere ni Nyabugogo ikintu wabonye kigataga gitungura ugasanga Nyamasheke ni gihari ni iki kise ntacyo na kintu cyagutunguye kigeze kintungura na kimwe wapi habe na kimwe ntacyo nese Vava ubu mumaze kuri umuririmbyi arabizi nyine usajya bashaka gukurikirana nese ntambona arambona ubu natunze smartphone inde mukecuru wanjye reka da ifitiye ka matushi konyine abandi baramwereka nyine bakora urubyiruko rwacu
hagiye ase ko ndi guhumiriza nkabona umugabo wikoreye isafuriya kandi iyo safuriya igashyirwamo amaboko n'isi yose gusa ubuhanuzi isi yose ukuri kuyifataho kandi uwo mugabo ko yikoreye isafuriya nshyashya uvuze ngewe ndi guhumiriza nkabona umugabo yambaye ikanzu yera yikoreye isafuriya abantu bari kugenda bakoramwe yikoreye babasobanura ubwo buhanuzi njye sinzi njyamo ibintu ndote ibyo ari byo ngewe hano hari umuhanuzi musobanuzi uriya mugabo ni umuhanuzi ndahumiriza gutya nkakanguka nkabura umuntu mbonye umugabo yikoreye isafuriya nziza itariho imbyiro isafuriya mbona abantu bose nk'isi yose bari kujya bakozamwo amaboko ubwo buhanuzi njye sindi umuhanuzi n'abandugu ariko mbonye umugabo uyikoreye ku mutwe mbona ibaye nk'aho igaragariye isi yose tu none se vava ibyo bintu bije gute nyina nibyo mbonye nibyo neretswe yamaye vava twigarukiye mu buzima busanzwe wakuriye mu cyaro wavuze ko wakuriye mu cyaro gikomeye cyane bakurakaye ubone uzagenda uzenguruka mu bakobwa bazanywe n'uburaya njye nazanywe no gupagasa none se uva ntabwo uragira umukunzi tubwizanye ukuri umubona he wigeze ubona natangaje ko mfite umukunzi ngewe ibyo nasenze rero birabaye ngewe nakubeshye nasabye Imana ko nge wazambera ibyo wasenze ntibihuye n'ibyo nasenze ntabwo ari wowe oya ariko ibyo wasenze nanjye n'ibyo nasenze biratandukanye ariko ibintu tureke n'ikiganiro wasenze ibiki erega ngiye nshaka gukundana nawe kandi biri serious apana tureke ikiganiro umva ntidukundanye noneho kareka ubwo nashakaga kuzajyaho birapfuye yashaka kubanza kuko nashaka kuzara ko aciye miliyoni nciye mu rukundo kuko nabona gutaza bikora ariko ibibazo birakwira gusa umva Imana ijye ibandinda cyakose vava ntacyo byeka tubireke umuntu wita Kanyombya umufata ute ni inshuti yawe ufata nk'umusaza uri mu rugo rwe mufata neza umusaza uri mu rugo rwe w'umunyacyubahiro Kanyombya aramutse aje akubwira ati natandukanye n'umugore ndashaka urukundo kubera iki se wumva ko Kanyombya yatandukana n'umugore we hari inkuru zagiye zimuvugwa bavuga ngo umugore ngajya mukubita inkuru kise niba ari wowe wazitangaje niba ari zo wumvishe nyine nizo wumvishe ntiwazihagazeho njye mvuga icyo nahagazeho yego aramutse raje akarugusaba urukundo ubona atari umugabo se w'umusirimu ubona hari icyo agwaye hagati ya Yakana na Nzovu wakundana nande umva bose ntacyo babaye uwandambagiza wese ari uwanjye ntamwemera kuko bose nta bagabo ntambwe barimo kandi bose bavuga ko bajya mu ndangamirwa hese ko nta muri bo ntawe cyaza Kanyombya twagiye na Manibu ntawe nza hataha nza aho yiriwe iyo agiye mu ndaya ntahangeze namamagara ngo agiyeyo ubwo urumva nabashinza ko bajya mu ndaya narabafashe nasambanye nabo ngere sinjya nkunda inkuru ngewe inkuru ngenza kuri YouTube nje kwamamaza indirimbo nakoze nkaza kuri YouTube mvuga icyagaragariye abantu bose mu byukuri mujye mumbara ntimumbaza amazina uriya musaza ntajya ajya mu ndango hamagare Vava uwo Yakana we yagiye mu ndaya ntajya ajyana na Vava ubwo rero nzavuga icyo nzasubiramo icyo ntazasubiramo ngiye kukivuga birananira ikintu ntazasubiramo ngo nzane n'ibimenyetso ngiye sinzakivuga Vava wigeze unywa inzoga kuko uriya mubyeyi afite umugore we niba ngo ari mama Jeanne niba ari we Jeanne simbizi rero kuva ko ajya mu ndangamirwa ntaho nabonye bamufashe bamukubise ntaho nabonye bamufunze rero kukubwira ngo simbizi kabisa Vava wigeze unywa inzoga ntago ngiye njya nkunda ibiyoga ngewe wiruka kuzinywa ryari sinjya nkunda inzoga mbese utazi kunda ubwo nawe warazinyweye wenda ukazireka njye ntago njya nkwa inzoga ngewe inzoga ndazanga nzirana nazo ntago njya nemera inzoga Vava reka tujye mu tuntu n'utundi mbwira abayobozi uzi mu Rwanda havemo perezida wa Repubulika ese perezida ndamuzi umva kaga ntago perezida umuzi reka da mubona gusa kuri televiziyo nkamwumva no kuntuza ku maradiyo sindamubona na rimwe mw'abantu mwe ariko icyo nzi cyo menya ari muremure cyane ibitari ibyo ntubimbaze sindamubona na rimwe nacyo mbwa amazina y'abayobozi uzi mu Rwanda batatu nibura abayobozi iki
abayobozi umuyobozi wa mbere w'umudugudu ni Mukeshimana duturanye. Undi ni Nyiraneza executive. Undi ni umutwarasibo wacu Fura, abandi ntubambaza. Shwe. Nibonse. Vava, ijambo minispoti. Minispoti? Bivuga iki? Sembeze ba. Minispoti ikora iki Vava? Ko ntigeze niga, urambaza ibyo bya minispoti ndabizi ngewe. Sembeze. Nisava ntago wigeze ujyana nibura no mu ishuri? Sinigeze niga ngewe. Bya minispoti ntabyo nzi. Tugwe mu zakarere ka Nyamasheke. Umuyobozi w'akarere kacu ka Nyamasheke ubona ari nzi ni Mukamasabo uriho ubusimuzi. Nese Vava. Abakunzi bawe muri no minsi bafite ibe bikorwa. Abakunzi banje nyine barabizi ko ari indirimbo tuzajya tugenda tubatamo z'amatora. Ufite icyo perezida yamukoreye, ufite kumushimira, ufite kugira gute wese hazaba ari rwose azanyeganyege nuko rage muri mood. Aka kanya kare Kanyamashika gutumyeho. Katuzajyayo. Muzajyayo? Twabwiye Samu ngo tubarize nyine tuzajyayo kuririmbayo. Waravuze uti nahantu uti first aid twahurira. Urumva mutafite aho mwahurira? None se mu karere ka Nyamasheke ubwo n'iki kwazaza? Perezida nahantu atajyajya. Akare ko ndabyumva nta hantu atajya. Kandi mu matora usajyayo. Iki ko uwo munsi tuzajyayo yaje. Bibaye ngombwa kujyayo. Tega bibaye ngombwa ko njyayo tugahura n'umugisha ariko iyo ntebe ntayo njya niha n'iryo garade sinjya ngiye. Wamubwira iki muhuye? Urumva nabura icyo mubwira. Nk'urugero ijambo amubwira. Umva ntago nabura ikintu mubwira twaramutse duhuye. Nibanga ryaje. Ari umuntu akoresheje ikiganiro araba ngo ngiye ngumuye na fast lady. Gikintu cya mbere namusaba cya mbere. Muratavuga ngo ikintu nabonye muri Kigali kirushya kigoranye. Ati nugutunga inzu yawe ibindi byose. Ariko ati namusaba umubyeyi niwe bazajya biruga babwira gahunda zose. Bibazo byose byabananiye byatumye badakura nka Vava hano byabasiryingije. Ni fast lady nyine bazabibwira. Eriko mwere uvuye bukuru sakara hose. Urumva wahuye na fast lady cyo mubusaba cyose ni yaguhakanira. Kubera iki sataguhakanira ubu nkanjye ndamusabira ataje nkamenya nzajya nyurira nte nkamenya nzajya ntondagirira hejuru gute. Ubwo se wamusaba ataje iri yakayiguha bundi. Ayo yaguha. Yagonda nka cadastre ko. Yewe mumbabarire cyane da. Nawe muya nawe rero. Ari umuntu ngo cyabigeze ni mu gihugu cyo hanze. Yahuye n'umukuru w'igihugu. Uwo muntu yari afite amafaranga, afite n'ibintu byose. Ahura na perezida avuga ati ndashaka gusaba kanu kamwe gusa. Sa amafaranga si umutungo nyine avuga ati ndashaka gusaba ikintu kimwe gusa. Mwamugase ko azajya mwongora ari mu nama. Oya. Yavuga ati nkimbwire ni igiki. Avuga ati ikintu nshaka ngusaba gusa. Ndagira ngo ngenda mu muhanda ntazajye polisi magarika. Nanjye twahuye. Urumva umuntu yari afite amafaranga. Nanjye twahuye namusaba imodoka nkamusaba na nimero nkajya muhamagara nkamubwira aho ngeze. Ese Vava. Ugabaga perezida kuvuga ati ngeze ahanganye ko. Ngeze nyine mu modoka yampaye. Njya mubwira aho ngeze. Ibaza muhamagara mu mushyikirano. Ari mu mushyikirano. Yavuga ati ni Vava uguhamagaye. Ati najya ngo nkubwira ati yaba yampaye nimero se akazajya yeberwa uwo ari we. Najya muhamagara nkamubwira aho ngeze nyine. Ndi mu modoka ye yampaye. Perezida rero ngewe nuko ndi umupakasi naho duhuriye ariko ngewe iyo mpunza guhura nawe Vava uti ngo wajya ngo umuhamagara. Najya muhamagara nkamubwira aho ngeze nyine. Ndi kumva umunyenga muri iyo modoka ari yampaye. Polisi yagufata uti nyako babaramfasha. Iyo ifata umuntu uri mu makosa. Kandi rero muzehe nawe siwe wakishingira ayo makosa ya buri munsi. Ubwo rero nawe polisi benganya ifata umuntu tubahirije iki amategeko. Mbese ari uko kwambara umukandara ari ibyo byangombwa nibyo ireba. Ntago muzehe rero yajya gushyigikira mu mafuti. Yewe ga Vava. Lingiye story aho wari uri mu cyaro. Yakubaye wumva utazibagirwa mu buzima. Ihori kuza mu mutwe wawe. Kuvuga uti iki kintu ko byagenda kose sinzigera nyibagirwa.
rero ngiye nigeze njya ntwika inzu twari dufite igikoni cy'ibyatsi ubwo nkajya njya mu ziko nkavanamwe ibikara biri kwaka nyine nkagenda nkakongeza ku mikenke ubwo nyine kakaka nyine kagashyama makazana indobo y'amazi akabacwemyeho akanyirukankaho nyine akampondagura ubwo rero niyo story ntajya nyibagirwa nakundaga kuyitwika cyane nkavana ibishira mu ziko nkabona imikenke iri kugurumira nyine nkaguma nkashyiraho nkacana nkatwika ubwo rero ntago nzigera mbyibagirwa nese ubwo nibajyaga ngo wenda ntago ufite ikibazo nyine nari umwana mutoya nabona nashyiragaho intuza uza umukenke nyine wo mu kitu waka cyane ubwo rero nashyiraho ibikara nyine nkabona biragurumaye nyine bigahita bifatwa bikaka kunzu ubundi mama akazana indobo y'amazi akabacwemyeho nyine nkiruka nakiruka nkakamufata nyine akampondagura ibazi yitwika harimo abantu twabaga ducanyemo niho twancaniraga hari igikoni umvane atari nese bavuga ngo vava uko byenda kose wabaye umusitari nawe urabizi nta busitari da vava umusitari utagira imodoka utagira inzu ni musitari nyabaki ubundi wasanga amafaranga ubona uyashora mu bindi bigufitiye akamaro kuruta imodoka twaragize amahirwe yo kumenyekana mu bantu bafite impano ariko hari abasitari ntuzahamagara Knowless Butera ngo uhamagare Bruce Melody ngo uhamagare ngo na Vava nose bava mu bintu ukeneye ubu ngubu ukeneye imodoka akade wakamase sinagatora bavuze gutwara kampesura ko ntagatwara ubuze gutwara yewe kamurebe wakemera ukabisogoje ko byogoshe cyane bava bitewe n'icyo kibazo nkubajije hari nk'inshuti zawe warasize mu cyaro ubu muracyavugana turavugana aba bashaka ahubwo ngo njye mu bukwe bwabo ukoze ubukwe wese antumire nuko ubwo rero nkagenda nkatagangara ejo bundi nirerewe wo kuwa 4 nazamutse kuwa 5 numva narushye cyane akantu muri ubwo kagutunga nakahe ubyo byose ubukwe bwo mu cyaro haba ari mudushye umfasha nta byari birenze imodoka zo nizo zari kudutungura none ziramenyerewe ubwo rero nta byari birenze rwose muri ubwo bukwe tu ese kuki umuntu avuye i Kigali bumva ko bafite amafaranga babazi ko yafite nyine babazi yuko ukora ufite akazi ukora bazi kuba mu mujyi bazi se ko uba ufite ubukene nk'ubwabo mu cyaro we bazi ko ukora ikivava bazi yuko ndirimba barambwira tumva ukaduha amafaranga duhereza amafaranga Yesu we shaba ari hatari nyine baba basarishije ntago byabo none se vava wenda tugana ku musozo genera ubutumwa kandi ikibazo ngiye kubaza nawe urakizi neza urabizi neza ko abantu benshi ibyo bintu babikuvugaho genera ubutumwa abantu bagufata nkaho utuzuye yuko uri umusazi ndabizi ibi bintu uko mwumva mugomba kumfata bari ko mujya mumfata nta butumwa mbagenera uko wumva uzafata Vava ariko uzamufata ariko ushobora kumufata uko atari bene nk'abo ngabo nta butumwa nabagenera bari abanzi banjye kandi njye abanzi banjye sinjya nkina nabo sinjya nanaseka nabo umwanzi wawe se ngubu mwakongera inshuti umuntu mubaye abanzi wakongera inshuti wakomeza inshuti nawe kubera iki nta muhemukiye ariyo washatse kwigumura akagenda mwabana mu nzu wabuzwa n'iki kubana ubizi ko umwanzi wawe nabana nawe abari kuvuga ko ngo ushaje udari gushaka umugabo sakazi kabo buri wese afite taraye buri wese agira intego yiwe uwumva ndi wazaza hankuri ufite yerekwa uwumva ngaburira akaba ndambiwe ufite yerekwa azaza hankure nta yerekwa nkeneye nanjye nderekwa ufite yerekwa nyine ufite ko bigize yerekwa azatatambutsa ubutumwa nta yerekwa nkeneye muri iyi minsi igihe cyaryo nikiragera Vava tugana ku musozo umbabarire ndenda bigusabye turira imbere ku ndirimbo ya muzehe igihe se ko ari nyinshi iyo ariyo yose umva mana ni nyinshi pe izo twakoze ni nyinshi iyo ariyo yose iyo tugana ku musozo izo twakoze ni nyinshi ntabwo namenye mitamo niyo ndeka ririmbiri ya Dusemane Emmanuel iri ishaje iri kuri cano iri irashaje hari izindi nshyashya tugiye gusohora cyangwa iyo undi muhanzi uwo ari we wese basi atari yawe reka nta muhanzi njye nkeneye kuririmba ya Bruce Melody nazo nibuka Vava turimba indirimbo basi ariyo yose noneho yariyo yose yihe nyine ndakwanga reka siyo ndakwanga ya kera yo ndakangwa ari ya kera uzajya ndibaza nyirayo
dufite izacu twakoze z'amatora niyo nshaka rero iyo ariyo yose tugana ku musozo iyo ariyo yose nyine yihe zimwe mu ndirimbo zawe hari izo turi gukora nshyashya hari inshyashya nta kibazo zagaragaye inshyashya nta kibazo inshyashya ni nyinshi ariko se ndahitamo iyihe ndeke iyihera hari ivuga ngo kira Banyarwanda banyarwandakazi hoye 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 intego nihaye niyo kubaka igihugu nkagikorera n'umwukuri mu mihigo reka tugikorere tudasigana harambe FPR umuryango w'abanyarwanda FPR ibyiringiro by'abanyarwanda FPR igisubizo cy'abanyarwanda harambe FPR umuryango w'abanyarwanda nzatarama naramire FPR nisihirwe imbere ya FPR nishime nshime FPR FPR ibyiringiro by'abanyarwanda FPR igisubizo cy'abanyarwanda harambe FPR umuryango w'abanyarwanda FPR ibyiringiro by'abanyarwanda FPR igisubizo cy'abanyarwanda harambe FPR umuryango w'abanyarwanda iyo bavuze ngo FPR hoye imfubyi zumva zinezerewe iyo bavuze ngo FPR hoye abapfakazi umva basusurutse harambe FPR umuryango w'abanyarwanda FPR ibyiringiro by'abanyarwanda FPR igisubizo cy'abanyarwanda harambe FPR umuryango w'abanyarwanda FPR ibyiringiro by'abanyarwanda FPR igisubizo cy'abanyarwanda harambe FPR umuryango w'abanyarwanda yabari gumaguma bavaraguza atayijyamo pe gumaguma igarutse bava batagutora imbere y'Imana bandoga umwami suzi ko bajyaga bamarushanwa y'abahanzi bakajya mu ntara ikagumaguma nukuri bari kujyamo bashatse cyamo bose babireba basanga no muri gospel bavuga ati teje yatadutwara igikombe kandi n'ubu ngubu tewe ahageze hose arakubita maze hari indirimbo yivuga ngo mana wowe nabanzi bangenda shaka kumenya urutundi bazaniye ngo bazanyica nawe urambwira ngo uzankiza kandi usanzwe witwa umukiza shyira imvugo mu bikorwa mana wowe nabanzi bangenda shaka kumenya urutundi bambwiye ngo bazanyica nawe urambwira ngo uzankiza kandi usanzwe witwa umukiza ushyira imvugo mu bikorwa Tewo rero brandamwemera cyane nshaka korabo yawe na Tewo ibintu birahindutse ni ukuri ariko icyo kintu ko cyumva ko iyo ndimo kuna bimeze yaba ari nziza cyane indirimbo yawe na Tewo uzamubwire mujya muvugana se turavugana uzamubwire nyine ahubwo twazabahuza mu kiganiro wowe na Tewo noneho reba hagashya cyane none se azi gukora indirimbo z'amatora akaziririmba cyane indirimbo za gospel Tewo yayikora niba yarakwaye na Maji de Braka ntago bizi niwe na Maji bakwaye indirimbo n'uwitwa Mr Kagame Mr Kagame nawe hari indirimbo kunyumva indirimbo Mr Kagame afite niba ngo ivuga ngo ukimana nshyashya oya ni ya kera ni ndamuka memutse ni muzabimba urayizi nawe ni nziza ngo ni memukira uyu muntu muzabimba se ni mubimba se mumbaze ni mubimba se ngo namusomeje nango niyabibona murya n'ikinyunguti niyabimenya abarimba ngo namusomeje nango niyabibona murya n'ikinyunguti niyabibona reka mweda mu ibiceri 400 kuko yarimbaga numva ngo yavugaga ku muntu ukabasohokanye n'umuntu agatangira kujya akora ku kibero cy'umugore wawe waravugaga ati namusomeje nango niyabibona murya n'ikinyunguti niyabimenya ati wenda reka mu ibiceri 400 nyine azaze dukora indirimbo y'amatora
hanyuma tumushyiremo nyine agaragara nk'umusaza ivuga ngo merutse kwicarana n'abasaza baraganiraga bavugaga yuko intore ari Paul Kagame merutse kwicarana n'abasaza baraganiraga bavugaga yuko intore ari Paul Kagame ararahira yemera kutuyobora twebwe abanyarwanda ahiga imihigo myinshi myiza kandi ikomeye yiganjemo imihanda amazi ndetse n'umuriro ibyo byose byatugezeho thank you Paul Kagame thank you Paul Kagame thank you Paul Kagame thank you Paul Kagame ashimwe Paul Kagame niwe ngeneseje ararahira yemera kutuyobora twebwe abanyarwanda ahiga imihigo myinshi myiza kandi ikomeye yiganjemo imihanda amazi ndetse n'umuriro ibyo byose byatugezeho thank you Paul Kagame thank you Paul Kagame ashimwe Paul Kagame niwe ngeneseje abanyabwenge ndetse n'abanyamahanga baravuga bati abanyarwanda abakorera neza natwe abanyarwanda mu kwa karindwi kuri 15 tumusezeranije kuzamuto riryo ni ihame abanyarwanda barasa n'inyange yera ku bwa perezida iyi ni show iyi bayita Big City show oya no kuvuga ngo tiwahari hose aka kavido ndagakata nkamwoherereze ngomba kubahuza mukabiganira iyi ndimo mukayikora kandi ndamwemera cyane Tewo nukuri nta n'umuntu utamwemererega nukuri ko Imana Tewo nta umunsi ubwo wamwangira iki ndamwemera cyane maze afite indirimbo yakoze ivuga ngo ukira umunyamahirwe no mu gihari make umunyamahirwe no mu gihadahari ndumunyamahirwe wandika amateka humura ni wowe shyanga rikomeye Imana yanjye yishimiye ku isi hose ni wowe mucamanza utareba akugerera aho utagera wajya kurengana akakurenganura uwo ntiyashimishwa no guhora abantu babaye abonaguriza imiringa azimya amatanura yacanwa Kenya Yesu sirindwi Nebukadineza amenye ko nta yindi Mana iriho dukwiye gusenga atari Uwiteka aha reka tugushimire murakoze Vava reka tugushimire ewana iki kiganiro cyari kiryoshye nukuri kandi Vava reka tubwire abantu bakurikiranye Big City TV hari n'ababivuga ngo Big City TV na Vava TV show Big City Big City ubwo ni umujyi munini Big City Big City iyi ni channel entertainment ni channel izajya bageza amakuru uvuga ngo umuhanzi wese umuntu wese uri muri trend kandi Vava bazajya barabakubona hano inshuro nyinshi cyane abafana se ntaribi hano bazajya barabakubona kuri no channel ni channel ya Big City ariko njyewe bankorera subscribe n'impembwa nzabatamo bagukorere n'impembwa bazabimenya bajye bakora subscribe n'impembwa nzabatamo ikindi kandi hari studio yo kwa Bagti hari umuproducer witwa Dr. Emma producer Dr. Emma azi gukora indirimbo nziza ari iz'amakorari ari indirimbo zisanzwe bajye bamuhamagara nyine kuri nimero yiwe bakorera indirimbo nyine ni 0798494971 muri Big Town TV umuhamagare rwose abakorere neza indirimbo ubwo rero reka tugushimire kandi abakurikiranye ikiganiro nyaboneka mukande subscribe aho hasi bagurira kana ariko namwe tuzagura kana kuri subscribe mujye mukanda kanaka mukande subscribe aho hasi twirire imirimo jugumira bamwe ndi murayizi nyaboneka mujye mukanda mureka kujugumira mukande
mwajye mukanda hasi tukirira show mujye mukanda nyaboneka tuzabatamo Ako kantu k'umutuku. tubatamo ayo kantu k'umutuku gakanda ukikomereza wigendera sawa murakoze cyane aha aba diaspora bari mu ntara z'u Rwanda mwese abari muri Kigali turabashimiye ngende ruhinda nigoga rwa mirindi ya Sarundi ndashyikirwa ejo ryana ni abarinzi nkaba umwuzukuru wa Ruganzu umwuzukuru wa reka tubashimye cyane bakurikiranye Big City TV yego aba ubwo Big City biterwa naho wigiye Big City naho biterwa naho wigiye ubwo rero tubashimire mwakoze kudukurikirana twahoze tuva mu kandi subscribe Vava shana comment reka tugushimire cyane wakoze cyane mwakoze Imana ikongerere mu byo ufite amen musabe umugisha amen mwakoze cyane